uriya garafurere urumva ikintu kimbabaza no ukuntu naragiye mu Bugande mbere ya covid buriya niyo mpamvu ntakunda kugaragara ku itangazamakuru cyane ariko ikintu cyambabaje no ukuntu naje kumubona ku YouTube yaho harimo ameze nk'umuntu ushyushye nyine umeze nkaho yafashe afite amafaranga yagafashe niko basigaye nza kumuhamagara kuri telefone ngerageza kumubura ariko byaje gukunda ndamubona ndamubwira ati se shaho ko twasangiye ibere wanyohereje n'amafaranga nkabona itike ku buzima bwa hano bumeze nabi nanjye nkaza mu Rwanda nanjye nkareba yuko arabona hari aho wangeza nanjye nkazamuka ariko uzi ibintu yarambwiye ati wowe genda usange umukecuru mu cyaro muhinga imyaka muhinga ibishyimbo muhinga ibijumba muhinga amateke ibintu byo kuza uruhande rwa kamera ni ikizira rwose none se ntabwo ujya umubona mu biganiro se arimo aravuga ngo nibagere vajya kwinywera icyayi ngewe uriya urangiye twarakuranye urumva ni garafure ntabwo mu buzima bwe yigeze akunda icyayi twanyweye igikoma mpaka turi abana mpaka kugeza ubu ngubu si ibyo kubona yashyushye avuga ati ngewe mumpe icyayi ninywere mugire gute ariko igikoma nicyo cyatureze k'ababyeyi kubahwa ahubwo none se ko Jitafu ndetse nawe umuko ugaragara uri muri umuntu nawe Jitafu bigaragara ko ari umuntu uba uri horo niko mubyita uba wanyweye nk'akantu mbega kamushyira horo we Jitafu ntabwo anywa inzoga cyangwa itabi mfite petit frere mutoya ariko si petit frere ni umwana wa Jitafu bazanye mu rugo uwo mwana kuba baramuzanye n'umukobwa wamuzanye bitewe nuko yananiwe kumvikana na garafurere araza mujugunyira nde mukecuru uwo mukecuru arimo aragororwa nawe no kumwishyurira amashuri Jitafu ari aho ngaho za Kigali ngo arimo aratrendinga arimo ararya amafaranga ngo nayo ngo yabaye umustar ariko biriya bintu bizamugaruka nge niko mbibona buri none se iyo umukobwa reba nk'umuntu w'umustar koko umustar wumva yuko ari umustar wemewe nka Jitafu kuba umwana w'umukobwa yamuterera undi mwana ari yaramubyaye none se Jitafu uwo mwana aramwemera nibuza ngo avuga ati uyu mwana ndamwemera nubwo ari kwa mama cyangwa se umwana ari kwa nyirakuru ubona amwemera cyangwa se amuhakana oya buriya kuntu biba bimeze umubyeyi ubundi umubyeyi w'umumama agerageza kwihanganira ibintu byinshi ibigeragezo ni nk'ibigeragezo da ubundi umubyeyi w'umumama ibibazo nka biriya bibaye aragerageza kubyakira akavuga ati n'ubundi ngo ibyaye kibi irakirigata urumva rero nta kuntu Jitafu yaba yarishoye mu mico imeze gutyo umumeri agerageza kumuganiriza ariko yanze guhinduka icyo gihe rero umwana umubyeyi yamufashe nk'uwe nubwo hari abandi bagenda baza bamuzanira ariko umubyeyi bageze aravuga ati ngewe ndambiwe abana bawe bahora baza bitwara ngo abatenda mujye mugenda ibyo bintu mukora mubikorera iyo hirya ntimuzongere kungarukira mu rugo ubu kugeza atabo mfite nabangaba abo mfite barahagije nabangaba yes ntabwo afata umubyeyi wihingiraho ujye ubyara umwohereza utanamufasha boshyura kohereza ingurube mu cyaro uragizayo uzi impamvu Jitafu ashobora kuba yaranze kukwitabira cyangwa se kukuzamura bavuga yuko abahanzi benshi cyangwa se abantu benshi b'abavandimwe bamaze kubona amafaranga badakunda kuzamurana ngo bayazamura muri umwe cyangwa bayazamura mukuru we ubundi ubona biterwa n'iki ntiwasanga Jitafu ari cyo yakurikira aravuga ati ngiye nagafashe kamvunnye nawe yagiye Uganda agiye mu gihugu cyo hanze none ari kuza ambwira ngo ni muzamuri cyangwa se ni muha amafaranga aho yagiye gukorera Uganda yahamanya yo ngayo ubona impamvu atari bya bindi byo kuvukana umuntu abayanga kuzamura uwo bavukana ahubwo gasanga yazamuyeho hanze nibyo ngibyo birimo bura mu mbogamizi tugenda duhura nazo nkuko hari abantu benshi urumva tuba twakifuje kuba twatera intambwe tukagera ahandi hantu yisumbuye haho twari turi ariko abavandimwe dufite ugasanga bafite ubushake n'ubushobozi bwo kuba kuzamura ariko akaba avuga ati kiracyana ninkizamura nkakizana muri hit yanjye kizaza guhita kinsuzugura cyangwa kinjyana abafana
uyu mukobwa uri kugaragara w'inshuti ye cyane ku nkoranyambaga witwa Diane yaba ari we mukunzi we wa mbere cyangwa se yaba ari we muntu yigiyeho gushaka cyangwa se Jitafu yaba afite nk'abagore cyangwa se afite umugore mu rugo atunze. buriya rero niyo mpamvu iyi miyoboro ya YouTube nubwo tuyihuraho turi benshi hari ibintu byinshi tuba twebwe nk'abavandimwe b'abantu tuba tubitsa ariko ukicecekera uvuga ati wenda umuvandimwe wenda atazavuga ngo hari ibindi bintu ngo mukeneyeho cyangwa hari izindi arandi mafaranga mukeneyeho. uriya Jitafu uko umubona kuri ni garafurere uwo mukobwa uvuga uhani Nyamirambo sibyo uriya si uwa mbere si n'uwa kabiri si n'uwa gatatu mu nshuti afite z'abakobwa. uwo nguwo rwose uwo nguwo ni nk'uko wavuga ati ikigo cy'abanyeshuri kirasohotse reka mpitemo umwe. nk'uko bisanzwe rero mudukurikira ku kinyamakuru Ogera TV n'ubundi muri kumwe nanjye Kimizi kuri Ogera TV tukaba turi kumwe na murumuna wa Jitafu utare witwa Jitafu tukaba twabonye murumuna we ngo atwanirize kuri byinshi kuri mwene nyina cyangwa se mukuru we kuri byinshi bigenda bica ku nkuru nkoranyambaga. Jitafu umuziho iki cyangwa se umubona ute mukuru wawe? Murakoze. Nanjye amazina yanjye kuba tanzi ni Baratugira benshi niyo banziho. Baratugira na Jitafu. Baratugira na Jitafu. Urumva yuko ni umubyeyi wagiye gutwita amazina azanamo akantu nyine k'ikinyuranyo gikomeye. Jitafu ubundi niyo mpamvu ubona uramuje n'abambaye utuntu tw'uturinete. Ubundi uriya ni garafure nta nubwo arwara amaso nta kibazo cy'amaso agira ahubwo nyine kara ni akantu kamujemo ko kugira ngo ajye afata abantu nyine nawe amere nk'aho abigaragarije ukundi kuntu nk'akantu ke. none se ntabwo ujya umubona mu biganiro se arimo aravuga ngo nibagere vajya kwinywera icyayi. Ngewe urangiye twarakuranye urumva ni garafure ntabwo mu buzima bwe yegeza akunda icyayi twanyweye igikoma mpaka turi abana mpaka kugeza ubu ngubu. sibyo ko ubona yashyushye avuga ati ngewe mumpe icyayi ninywere mugire gute ariko igikoma nicyo cyatureze k'ababyeyi kubaho ahubwo. none se ko Jitafu ndetse nawe umuko ugaragara uri muri munawe Jitafu bigaragara ko ari umuntu uba uri horo niko mubyita uba wanyweye nk'akantu mbega kamushyira horo. we Jitafu ntabwo anywa inzoga cyangwa itabi? n'ubundi urebye buriya rero buri ikintu kiguma kumbabaza kuri Jitafu uriya garafurere. urumva ikintu kimbabaza ni ukuntu naragiye mu Bugande mbere ya Covid buriya niyo mpamvu ntakunda kugaragara ku itangazamakuru cyane. ariko ikintu cyambabaje ni ukuntu naje kumubona ku ma YouTube yaho harimo ameze nk'umuntu ushyushye nyine umeze nk'aho yafashe afite amafaranga yagafashe niko basigaye nza kumuhamagara kuri telefone ngerageza kumubura ariko byaje gukunda ndamubona ndamubwira ati se shaho ko twasangiye ibere wanyohereje n'amafaranga nkabona itike ku buzima bwa hano bumeze nabi nanjye nkaza mu Rwanda nanjye nkareba yuko arabona hari aho wangeza nanjye nkazamuka. ariko uzi ibintu yarambwiye ati wowe genda usange umukecuru mu cyaro muhinga imyaka muhinga ibishyimbo muhinga ibijumba muhinga amateke ibintu byo kuza uruhande rwa kamera ni ikizira rwose nagira ngo uzi impamvu Jitafu ashobora kuba yaranze kukwitabira cyangwa se kukuzamura. bavuga yuko abahanzi benshi cyangwa se abantu benshi b'abavandimwe bamaze kubona amafaranga badakunda kuzamurana ngo abe yazamura muri umuntu cyangwa abe yazamura mukuru we. ubundi ubona biterwa n'iki? ntiwasanga Jitafu ari cyo yakurikije aravuga ati ngewe nagafashe kamvunnye nawe yagiye Uganda agiye mu gihugu cyo hanze none ari kuza ambwira ngo ni muzamuri cyangwa se ni muha amafaranga aho yagiye gukorera Uganda yahamanya ayo ngayo. ubona impamvu atari bya bindi byo kuvukana umuntu aba yanga kuzamura uwo bavukana ahubwo ugasanga yazamuye wo hanze? n'ibyo ngibyo birimo mu mbogamizi tugenda duhura nazo nk'uko hari abantu benshi urumva
tuba twakifuje kuba twatera intambwe tukagera ahandi hantu yisumbuye y'aho twari turi. Ariko abavandimwe dufite ugasanga bafite ubushake n'ubushobozi bwo kuba yakuzamura, ariko akaba avuga ati kiracyana ninkizamura nkakizana muri hiti yanjye kizaza guhita kinsuzugura cyangwa kinjyana abafana. Urabona Jitafu agaragara nk'umuntu ukuze, ariko ngiye mbona adakuze na cyane, ahubwo ari ukubera ari ubunini cyangwa se ari uko yariye neza n'amafaranga. Ariko uyu mukobwa uri kugaragara w'inshuti ye cyane ku nkoranyambaga witwa Diane yaba ari we mukunzi we wa mbere, cyangwa se yaba ari we muntu yigiyeho gushaka, cyangwa se Jitafu yaba afite nk'abagore cyangwa se afite umugore mu rugo atunze. Buriya rero niyo mpamvu iyi miyoboro ya YouTube nubwo tuyihuraho turi benshi, hari ibintu byinshi tuba twebwe nk'abavandimwe b'abantu tuba tubitse, ariko ukicecekera uvuga ati wenda umuvandimwe wenda atazavuga ngo hari ibindi bintu ngo mukeneyeho, cyangwa hari andi mafaranga mukeneyeho. Uriya Jitafu uko umubona kuriya ni garafurere, uwo mukobwa uvuga uhani Nyamirambo sibyo? Uriya si uwa mbere, si n'uwa kabiri, si n'uwa gatatu mu nshuti afite z'abakobwa. Uwo nguwo rwose, uwo nguwo ni nk'uko wavuga ati ikigo cy'abanyeshuri kirasohotse reka mpite mu umwe, cyangwa mbera ruferine ikibaho. Baravuga ko hari bivugwa ko abantu benshi bavuga ko bavuga yuko yaba afite abana, cyangwa se afite abana benshi bari mu rugo iwanyu, cyangwa se abo bana bakaba bari kwa nyirakuru. Ibyo bintu ni ukumubekera, cyangwa se nta mwana afite bya bintu byo guharabika umusitari mugenzi wabo? Oya, buriya urebye urangiye icyo nabizezo cyangwa nabemeza, ubundi uriya ni garafurere, ariko ntabwo uriya mukobwa yaba ari uwa mbere cyangwa uwa kabiri yaba ateye inda. Nk'uko mu rugo si inshuro imwe cyangwa inshuro ebyiri cyangwa inshuro eshatu bazana abana ngo ni aba garafurere. Urumva rero abo bana mukecuru n'ubu ngubu mfite petit frere mutoya, ariko si petit frere, ni umwana wa Jitafu bazanye mu rugo. Uwo mwana kuba baramuzanye n'umukobwa wamuzanye bitewe nuko yananiwe kumvikana na garafurere, araza amujugunyira mukecuru. Uwo mukecuru arimo aragororwa nawe no kumwishyurira amashuri. Jitafu ari aho ngaho za Kigali ngo arimo aratereyindinga, arimo ararya amafaranga ngo nawe ngo yabaye umusitari, ariko biriya bintu bizamugaruka. Njye niko mbibona buriya. None se iyo umukobwa reba nk'umuntu w'umusitari, koko umusitari wumva yuko ari umusitari wemewe nka Jitafu, kuba umwana w'umukobwa yamuterera undi mwana ari yaramubyaye, none se Jitafu uwo mwana aramwemera? Nibuza ngo avuga ati uyu mwana ndamwemera nubwo ari kwa mama, cyangwa se umwana ari kwa nyirakuru, ubona amwemera cyangwa se amuhakana? Oya, buriya kuntu biba bimeze, ubundi umubyeyi w'umumama agerageza kwihanganira ibintu byinshi. Ni nk'ibigeragezo da. Ubundi umubyeyi w'umumama ibibazo nka biriya bibaye aragerageza kubyakira, akavuga ati n'ubundi ngo ibyaha ikibi irakirigata. Urumva rero nta kuntu Jitafu yaba yarishoye mu mico imeze gutyo. Umumeri agerageza kumuganiriza, ariko yanze guhinduka. Icyo gihe rero umwana umubyeyi yamufashe nk'uwe, nubwo hari abandi bagenda baza bamuzanira, ariko umubyeyi bageze aravuga ati njyewe ndambiwe abana bawe bahora baza bitwara ngo wabatenda. Mujye mugenda ibyo bintu mukora mubikorera iyo hirya, ntimuzongere kungarukira mu rugo. Ubu kugeza atabo mfite nabangaba, abo mfite barahagije. Yes, ntabwo afata umubyeyi wihingiraho ujye ubyara umwohereza utanamufasha. Boshye uri kohereza ingurube mu cyaro uragizayo. Oya, nanjye ibyo ibintu sinabikunda rwose. Ni ukuvuga ngo rero Jitafu nuvuga ngo nubwo ari umusitare, ariko akaba akundana na Diane uriya w'inyamirambo, ariko we buriya byanga bikunde we ntaramenya imico ya Jitafu, cyari mu gahararo kuko wenda bakundanye cyangwa se bari mu rukundo. We ntaramenya yuko wenda Jitafu ari ukabigenza, yamara kubona umukobwa twite cyangwa se abyaye bakaba babyaranya bo. Uriya ntabwo yari yabimenya Diane.
buriya n'ikindi kintu ngewe nakibutsa abakobwa wenda bari kurwanya kuri G-Staff, njyewe G-Staff ndamuzi neza nka murumuna wawe uramuzi cyane ndamuzi cyane ubundi kuntu akoze we muri kamere ye yabona uri umustar umeze nk'umuntu uri gutrayinga neza umeze neza ufite ahantu uhagaze wowe ayakwinjira afite akarimi nta kintu ndusha nta karimi afite uburyo agucengera akakwinjirira urumva noneho nimba n'udufaranga ufite mukadusangira mukaturya nk'inzihiye noneho muri cyagiye muri kwishimana nibwo rero aza kubonera ugasanga ahisa kudomaninda nduka yahagirana wamara kuyahagirana noneho twadufaranga twayagukeretseho twamara gushira nibwo ubona ahise avuga ati mvuye wenda kuri runaka ngiye kuyo mise njya kuri Berize wariya nawe hari ikintu ndi kumubonaho nuko rero ahubwo njyewe nka mukuru wanjye ndashaka kuzamubaza ati se ni imiti wakuye za Tanzania ubasiga cyangwa harimo ubuto wenda urya butandukanye n'ubwonje ubwo nuvuga ngo we abagamije kumva yuko umukobwa wese abonye agize icyo akoraho cyangwa se akenera ariko ni ukuvuga ngo n'ubundi abafite na gahunda yo kugira ngo abangaze ariko buriya urukundo afitanye na Diane rwo mbona we bagomba kubana byanga bikunde kuko bari guhitingana byanga bikunde kandi umukobwa w'inyamirambo burya umukobwa w'inyamirambo ntabwo yamushuka ngo bishoboke none se hari ikindi ikibazo ngira ngo nkubaze nka petit frère wa Jipa mama we iyo abonye abo bana akamuhamagara ati muhungu wanjye cyangwa se mwana wanjye urumva ntiyanamuhamagara ngo akavuga ati mwana wanjye G-Staff ntabwo yabivuga buri aramuhamagara ati mwana wanjye byanga bikunde ntabwo amuhamagara ngo mbwete ese nibuze aba bana bakwiga bate urabona ko iki gihe ubu ngubu ikintu mu miryango gihangayikishije ni za mituweli nibuze se amwohereza amafaranga ya mituweli akamubwira ati aba bana mituweli no kwiga bose nibuze bariga rega buriya nubwo G-Staff buriya nubwo ejo bundi mwamubonye ku kinyamakuru buriya yagiye gusura umumeri mu cyaro buriya umumeri nubwo atavuze amagambo menshi suko hari ibintu byinshi aba yirengagije nk'umubyeyi ubundi urabizi umubyeyi w'umumama arihangana cyane ushoboye kumukorera ikintu akakibona nk'aho ari ikintu kiba ariko bitewe n'intego urimo cyangwa n'iterambere uri kujyamo wowe akagukingira ikibaba buriya itangazamakuru rye ryaje mu rugo ntabwo nari impari ariko nabimenye yagiye ariko buriya umumeri yari ameze nk'umuntu wishimye wenda afite ikintu yishingikirijeho avuga ati wenda uko bisa kose ubwo yaje ari bunsigire nka 50 ziri buze kumfasha mu gutangira mituweli cyangwa se n'amashuri nkamutangiza amashuri wenda kuba umubyeyi yari yatuje nta kintu yateje rwa sereri nuko yarazi ko hari akantu ari bumusigire aho ubundi G-Staff agenda agiye ni wa mwuta ajya ukumbura kuza hehe mu rugo udakunda umuryango nabwo umuryango utawukumbura buriya no kuza mu rugo nuko bari abasitari bakorana cyangwa itangazamakuru ryagumye kubimuhate rivuga ati se ubundi ugira ababyeyi urabizi nyine nk'umubyeyi wakureze ntabwo ushoboye kwihakana umubyeyi ngo naramwishe urumva we ikintu namukunde we yatandukanye n'uriya mukobwa ujya kuri YouTube ngo nimba ari Diane ujye wihakana ngo nyina ngo nta nyina agira ngo aho kugira ngo ngire ngo mama ngo yaramemukiye ngo ngire ngo mufata nkaho yapfu biriya bintu n'ubugoryi butabaho nyine nk'uko uvuze uriya mukobwa hari abahanzi bose cyangwa se abantu bamara gufata amafaranga bamara kugafata bakaba bafite nka nyina cyangwa se papa wabo mu cyaro baramusize mu cyaro bakaza i Kigali bamara kugafata wenda nyina akaba yarasize yarahuye n'ubumuga bwo gucibwa akaguru mbere mu cyaro babita ba masikini ntabe yavuga ati mama ni masikini nubwo ari masikini naje i Kigali mbongera muri filimi njya gukora kuri Ogera TV mbona amafaranga maze kubona amafaranga urabona hano i Kigali ntabwo tuba tuziranye duhura ku itangazamakuru cyangwa duhurira mu mikino ugasanga we na nyina yari yarapfuye ijisho cyangwa se na se apfuye ijisho
baba mu kazu buno buzu bwa nyakatsi nubwo bwacitse hari wenda akazu babubakiye k'icyumba na saro gatoya kanashaje amabati ashaje bashyizeho amabuye n'ibiti none yamara kugafata ntiyibuke no kubakira iwabo ntiyibuke no gusirimura iwabo ngo azatahe ahantu hasa neza abagenzi be bamubwira bati waje tugatahana tukagerana mu rugo kubera yuko azi yuko bari muri ka kazu nuko nasi Kigali aba mu nzu y'ibyumba 3 na saro cyangwa 5 na saro akagira isoni zo kujya kubereka iwabo agahita avuga ko iwabo nta babaho yego agahita yica iwabo ubwo niyo amaze kuva ko nta babaho bapfuye abamaze kubica none aba bantu babikora gutya babe abakinnyi ba filimi babe abatangazamakuru babe akazi kose ukora bakaba bakora aka kazi bakaba batagiye iwabo kubanza ngo basirimure iwabo abahanzi bagenzi babo cyangwa umuryango wabo babwiye ati tujye gusura iwacu basize bameze kwa kundi basize harimo ba maskini baje harimo bakajisho bapfuye ijisho rimwe basize bari muri kakuma nkuko twabivuze kabi aba bantu ni igiki wababwira nk'abo ngabo turi kuvuga haruguru bakorera ababyeyi babo ariko ntibica ababyeyi babo ngo bavuge ngo barapfuye kubera yuko batabikoreba zashingana buriya ngiye ikintu nongera kugayira aba bantu baba batwereka yuko bafite amafaranga sibyo ubundi nta kuntu umubyeyi yaba akubyara amezi 9 akakurera indi myaka akakurihira n'amashuri sesa urumva wamara kugira aho ugera wamara gugafata wifuze yuko wamureba ntiwifuze ngo uramubyeyi hoya ngiye no mu cyaro ari n'icyaro usanga ari abantu b'ababyeyi usanga bakirwaje bino bintu by'imvunja ugasanga afite nk'abana cyangwa abantu b'abakobwa b'abasirimu bari i Kigali cyangwa i Rwamagana cyangwa i Huye ariko ugasanga mama we cyangwa papa wiwe ni wa muntu ukihingiraho ibintu by'itaka ari guhinga ashakisha ubuzima yego ugasanga noneho ntabura n'umwanya wo ko ugasanga hazanye imvunja urumva reba nk'uyu musore uri kugaragara ku itangazamakuru ngo ni impano y'Imana nk'uriya musore biriya bintu yakoze burera watinywa kumubwira ku itangazamakuru ngo ibi bintu umubyeyi we nabibona azabibona kandi yarabibonye iterambere ryaraje icyo gihe rero iyo bimubajije avuga ati njena nta mama ngira nta data ngira nta mukuru wanjye ngira nta mushiki wanjye ngira bose agahita bica akavuga ati si umwana uzagukomoka azabibona ngo hoya ngo iby'abana sinteganya no kubyara sinteganya no gushaka none se ubwo urumva iterambere turi gushaka ritari mu rukundo cyangwa gukunda ababyeyi batubyaye urumva araho rishingiye se ntaho rishingiye turi gushaka kwihuta mu iterambere ariko tukihakana naho abatubyaye nka buriya mpano y'Imana ni umwana uturuka za Nyamasheke ariko ntabwo ashoboye kubyemera umubajije avuga ati si wanyu ntabwo ati wacu ni hano za Kicukiro cyangwa Kimihurura cyangwa Inyamirambo kubera yuko yarangije gusiga izina ribi iwabo iwabo sinumva ukuntu babyara umwana w'umusore mwiza nk'uriya akababera igihomora nka kuriya nyine icyo nshaka kubwira abadukurikiye aribyo twe tugeze ahangaha kuri Jitafu abana niba abana burya bavuga ko ari umuryango niba n'undi wese wabyumva niba ukunze umukobwa wa mbere ni urugero ukaba uramukunze umubwiye ko umukunda nkuko ari gukundana na Diane wenda tuvuge Diane amuteye inda yamara kumutera inda bakaba babyaranye abo ngabo bakaba babyaranye iyo nda yamara kubyarana nawe yenda akamubwira ati ntabwo nzongera sinshaka urukundo rwawe sinshaka ko dukunda n'ibyo wa mugani nkuko bivuze nka petit frère we ibyo ramukiriho arabibonye wa mwana kongera akamufata wa mukobwa agaperereza ati wabo ni hehe agasanga nyina ari guhinga nyina ari mu rutoki nyina ari mu ikawa nyina ari mu mateke nyina ari mu isoya nyina ari mu bishyimbo atekira umwana wawe atekira umwana w'umwana wawe wabyumvishe kandi mu by'ukuri aba basitari cyangwa se umusitari amaze nk'amezi nka 3 cyangwa umwaka aterana mushyira n'agace k'ibiro 5 by'umuceri hari umuntu uzi Kigali akahava wenda anagurishije ihene y'iwabo noneho akagenda akamera nk'umuntu ugiye ahantu akihisha ntabwo wava mu cyaro ugurishije inka y'iwanyu cyangwa ugurishije ihene uvuge ngo uzongera guhita uhamagara umubyeyi icyo gihe uragenda ugahita umera nk'umuntu uzimiye ku ikarita y'igihugu ukagenda ukishakisha wazajya kubona ukabona uragafashe ukibuka iwanyu wenda kagatima kacikurimo ugasanga umaze nk'imyaka nka 15 20 utaranamenya ngo ababyeyi se bariho ari n'abantu ngiye tuganira ugasanga amaze nk'imyaka 18 i Kigali
ugasanga asubiye iwabo mu cyaro asanze aho bari batuye barahimutse. None nka mukuru wawe nyine nka mukuru wawe Jitafu kuri iyo mwicaranye wenda hari ukuntu abavandimwe rega nuko mwakwangana hari n'igihe mushobora guhurira mu nzira akavuga ati reka mfe kukivugisha wenda akaguha nk'iyo minota 2 akaguha nk'iyo minota 3 iyo umuganirije ukamubwira ati ese ababyeyi bacu batubona gute ese bakubona gute ese uteganya iki ku babyeyi bacu ubundi Jitafu gusubiza ngo iki? Buriya njye n'ikintu kimbabaje cyatumye nzanga kugeza uyu munsi kuba nagira icyo mutangazaho. Jitafu buriya kuntu muri kamere yiwe njye nsigaye mbona afite imyitwarire imeze nk'iy'abasirikare. Uri umusirikare ntabwo ushoboye kumubaza ese hariya ku rugamba bimeze gute urumva kubera yuko uri umusirikare barakwira kubona nk'umusivile. Buriya natekereje ko Garafere nawe arandeba akabona ko ibintu akora cyangwa arimo njyewe ndashoboye kuba araho nahurira nabyo urumva akavuga ati uyu mu petit frère kamurindi ibi bintu atasanabyinjiramo cyangwa se akabyijandikamo nawe nubwo nabyijanditsemo akambuza umugati urumva. Nibwo nanjye naje gucengera amansesereye hano mba mpingutse hano nibwo navuga ati rero nanjye nk'umujene reka nanjye mushyire hanze nk'uko ibintu akora ni wa muntu mushoboye kuba mwicaye mu rugo muri kuganira ukavuga ati se ubuzima bw'ikigali bumeze utakubwira ati reka ubuzima bw'ikigali ubu nabonye umukire aramfata arandera ubu ngubu nkora mba mu gipangu cye kugira ngo nawe utazatera intambwe nkije utazagenda nk'inzara wenda ikurye nawe ushakishe uhagere wakwereka kuntu ibyo bintu atanabibamo. Niyo mpamvu nabwo ati asigaye yitwara nk'abantu b'abasirikare nyine nk'umuntu ufite ikosa. Biriya ni ukuvuga ngo abayanga gukora buriya njyewe hari ikintu njya nkora buriya we aracyanga ashobora kumbaza ati kimeze gute nuvuga ngo njyewe duhuye aka kanya njyewe Kimizi tugahura ukambwira ati ngurira fanta nkayikugurira nejo bundi tugahura ukambwira ati ngurira fanta nkayikugurira ubwo njye nsigara nshaka umuti rero wo gushaka kugira ngo utazongera kumbwira ngo nkugurire fanta mitafata wa muti wo kukwigisha kuroba ifi ariko sinkwigishe kuyirya cyane ahubwo ubukoze kabisa. Burya njyaho kugira ngo nkwigishe kurya ifi nge nkwigisha kuyiroba. Burya n'umuryango wanjye ndabubwira nti mwebwe niba njyewe Kimizi mpagurutse nkajya kutangazamakuru nkavuga aya magambo angana gutya mubona mbwiriza abantu cyangwa se mvuga ku nkuru y'umuntu burya njyewe namwe mwakagombye kuzagira ikirenge mu cyanjye mukakura abana banjye mwamara gukura mukagira ikirenge mu cyanjye mukajya mwumvikana n'imiryango yanyu kugira ngo namwe ejo muzagere aho ngeze kugira ngo namwe muzabashe kugaburira abo muzabyara. None uriya we rero niba abashaka kutakubwira aho ageze cyangwa se aho ari ntabwo bagukunda burya ntabwo bagukunda nka mukuru wawe ntabwo bagukunda. Nibyo navugaga ni kwa kuntu usanga umuntu ibaza umuntu afite umubyeyi ari mu kazu k'amabati abiri urumva ugasanga bya bindi bakomoje akodesha inzu y'ibihumbi 300 ibihumbi 400 urumva yabanje agakura umubyeyi muri ya nzu y'ibati y'amabati ahantu ari kunyagirirwa akamuzana akamushyira ahantu habona akava muri bya bindi rero uzasanga ntabwo umuntu azaba adakunda umubyeyi wamutwisa amezi 9 ngakunda umuvandimwe we oya reka niba uwo mubyeyi wawe wa musitari cyangwa se wa mucuruzi runaka cyangwa se wa munyeshuri wize ukaminuza niba waravuye mu cyaro ukaza kwiga i Kigali bakaguha buruse yo kuza kwiga i Kigali n'urugero ko babwita ariko nabivuga ugakira ugasiga nyoko yawe ari maskini ugasiga papa wari yapfuye ijisho asa nabi nta mubyeyi usa nabi waje ukagera i Kigali yagera i Kigali akagafata yamara kugafata akabwira abantu ko ntabagira ariko akibuka ko ari umubyeyi wamubyaye akohereza amafaranga bakubakira wa mubyeyi bakubakira wa mubyeyi wamubyaye wamugije kuryamye ibyo abyibutse cyaba ari byiza ariko hari abadaterera agatima inyuma cyangwa asubiza amaso inyuma avuga ati se wa mubyeyi wambyaye ubarahumeka. Njyewe nzi neza ko hari abantu bahura b'abakobwa cyari ibyo bintu bikunda gukora akenshi ukunda gukora abakobwa umukobwa mwahura afite fiancé we w'umusore wabona fiancé we muziranye mwaravuga mu murenge umwe cyangwa mu kagari kamwe mu mudugudu umwe mwisi bimwe akakubwira turamenye ntuzabwira uriya musore ko ngira mama barahari na nubu ntuzabwira uriya musore ko ngira papa na nubu baracyahari ariko none se bamubwira umukobwa ntabwo mwarahuriye wenda muri kaminuza muri kwiga
umukobwa ashoboye umurera kwikundira yabivuge umukobwa muhurira muri kaminuza mwigana akubaza ati bitati nta babyeyi ngira none se waba uri kumutereta abona uza mu modoka iwanyu bakuzana we nk'umusore akagukunda wenda akakubwira ati se iwanyu ni atubwira ati rwose nakuriye mu kigo cya Ruferina rwose nta babyeyi ngira rwose ariko hari mukecuru wasiga njya numva ngo tuye wenda za Gasanze iriya hirya nawe sinzi ahantu uwo muntu ari kuvuga ni nyina ahubwo baragira ngo azamurangisha avuga ati wenda mfite famiye niyo bakuntu usanga abantu bari gushyingirwa muri iyi minsi akaza akareba nk'hano kuri iki gipangu cy'inureba akavuga ati reka wenda mperezuye umubyeyi wa 50 azavuge ko ari we mama wanjye nikorera ubukwe nirira amafaranga n'ubundi bwabo ko bw'iyi minsi ni imitungo nkurikiye n'ubundi nitumara gusezerana bizaba birangiye aribwo amara gusezerana cyangwa yagiye gusezerana agafata wa mubyeyi yaguririye amafaranga akamwicaza mu kigo cy'uko ari we nyina agafata undi musaza ari we musaza nyine wahandi we yaguze ababyeyi bakagenda akabicaza akavuga ati nanahinguka ahangaha akagaragaza ko ari mama wanjye ibyo bintu ndabimuziza ibyo bibaho umubyeyi we akamushyira mu gikari cyangwa akamushyira mu kirambi kandi ibyo bintu ni inkwiri gusaza umwana areba uburyo ahagaze n'abantu aziranye nabo bakavuga ati surungu beza cyane bama modoka n'amavatiri kandi mama arwaye imvunja mama ntaki inzara mama ntazi gufura kandi byose ntakamenye yuko yabigizemo uruhari mu gihe yabonye amafaranga ntatumenye nasirimuka agatumanye nahera mu rutoki agatumanye nahera mu ikawa ntaname z'abandi nabwo nazo z'abandi umenye ko kubutarazanye twa tuntu twana twamukamanyo ko nuko mama wawe yigomye akavuga ati cyana reka njigurira gashyushyu cyangwa se nyishyurire kije kwiga kirere ko kiraho kizangeza cyangwa azangeza ariko ugasanga umwana abonye 100 abonye 500 arajya mu kabara kabisindira n'abagenzi be hagatima kuko gutekereza ko afite umubyeyi ntako n'umubajira mugati reka ibyo bintu ntago bibaho nta mubyeyi ngira nta data ngira kandi wowe wabigizemo uruhari wasize uko bameze ukuzi wenda tugira bwa mahirwe n'abaje Kigali nyakatsi zikiriho imvura igwa tukanyagirwa twamara kunyagirwa wagera Kigali wagira amahirwe wagafata wibuke wa mubyeyi wawe wasize muri nyakatsi umwibuke birahari cyane kabone nubwo regange icyo mbwira abadukurikiye kabone nubwo nyuka bare kugire nabi gute yaragukoreye nabi gute ntago wavuga ngo nta mama ngira mu gihe abavandimwe ufite Kigali cyangwa se wabonye Kigali kuko umuvandimwe wanyiye n'uwo turi kumubura umuvandimwe wanyiye kuko turi kumwe ahangaha abari inyuma ya kabira ntabwo nzi gahunda zabo ntabwo nziza nukuvuga ngo uwo mubyeyi ntabwo wakagira wimuye cyangwa se amahirwe yo kugira ngo ujye gusurwa n'abo bantu uvuye ngo nta mubyeyi ugira wajyayo urumva umvaze nimba umubyeyi wawe arwaye imvunja ubizi neza uri umusitari haranira nimba ufite urukundo koko haranira ku uwo mubyeyi yajya imbere y'abandi babyeyi asa neza yajya imbere ukavuga ati uyu mubyeyi reka muheshe ishema mwambika ikamba n'umubyeyi wambyaye akemera kundera mu bihe byiza n'ibibi yararimo amaze kugiraho ngera ariko se nk'ubu ngubu umuntu amaze kugira hagera yihakanye umubyeyi yihakanye umuvandimwe we oya mwabasitari mwe reka mbabwire rwose ibi bintu muri gukora muri kujya mudukora cyangwa muri gukorera ababyeyi banyu mugahakana ababyeyi cyangwa mukahakana abavandimwe banyu rwose ibi bintu mwibikora nta hantu byabageza rwose nimwihangane pe sibyo nukwinje niko reka tunyuzamo buri bajya batubaza ati kuki mutagezaho kuri Ogera TV ngo umuntu amamaze reka namamarize uyu mugabo Theogene yubaka amakaro akaba ari n'umudezayini ni umudezayini mwiza cyane ufite inzu yawe ayishyiraho design cyangwa akayishyiraho amakaro parafu nziza cyane mu mukere mwamamagara kuri 078 92 10 100 uyu muntu agushyiraho design ukagira ngo ni Imana yaremye iyo nzu uwo muntu akorera hano Kimironko mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Kibagabaga mu mudugudu wa Rukurazo bamwita Theo ushaka kwandika wandikaho Theo design mujye munamamaza niko batubwira ati mujye munatwamamariza ibikorwa byacu reka dukomeze rero kuri muri make yatukire kuri uwo Theo ku bantu nizere yuko aba bantu bawe rwose atari babandi batanga amarangi umera nk'umuntu uri guhoma ku nzu rwose
oya aba bagabo iyo bagukoreye design ku nzu cyangwa bakagusigira irangi cyangwa bakagukorera parafo n'amakaro bayashyizeho bimera nkaho ari Yuda cyangwa muri hekaru harimo nka ba Robert 078855455889 uhamagaye iyi numero byanga bikunde bagukorera inzu ukagira ngo ni hekaru cyangwa Yuda. Dukomeza ikiganiro cyacu rero kwamamaza tubivuyeho nagira ngo nkubaze nka mukuru wawe Jitafu urabona we yaba yarirengagije umubyeyi se kuburyo yavuga ko nta mubyeyi afite cyangwa se we nibuze we umubyeyi aramwemera akavuga ati mfite umubyeyi wanjye w'umumama mfite umubyeyi wanjye w'umupapa cyangwa se nubwo naba ntawe mfite yaba yarajyanywe n'urujyana abandi cyangwa se n'urwibasiye inyoko muntu we umubonaho iki cyangwa se mu mico yindi isanzwe atari kuriya kwirengagiza abavandimwe cyangwa se kwirengagiza inshuti. Oya buriya urumva buriya abantu bose muri kamere zabo ntago bose naje gusanga bose batekereza kimwe. Urumva nka garafurere wenda agatima n'ikintu namushimira wenda ahacyafite agatima muntu ko gukunda imiryango nubwo wenda yaje Kigali ubuzima bugoranye adoda inkweto haranya Bugogo ariko akaza kugira akabona amahirwe yo kubasha kuba yagera kuri kamera nawe akabasha kugira hagera we aracyafite agatima yuko hari ahantu akifite umubyeyi w'umumama nubwo nta papa wacu ntabwo tukimufite ariko umumama wacu tubyara aracyahari ari nayo mpamvu ejo bundi ku itangazamakuru Jitafu yabashe kuzana itangazamakuru mu rugo aje kwerekana mama wacu bigaragara yuko we nubwo akiri kuzamuka nuko atarabona wenda amafaranga ahagije yatuma wenda yinuba umubyeyi ariko we aracyafitemo ka gatima akaricyo kintu ngoma kumushimira nshishikariza n'abandi bantu bagifite agatima gatoya cyangwa agatima kakibarimo kumva yuko ababyeyi babo bafite akamaro kuba babegera bakumva yuko nimba umubyeyi arwaye cyangwa afite ubumuga yarakubyara gukuza nta mpamvu yo kugira ute yo kumwihakana cyangwa kumvuga ko uwo mubyeyi wawe yapfuye ariho n'uwawe nubwo yaba arwaye ariko mwemere. Ngewe ngaya hari abantu ngaya cyane akaba yaravutse akavukira mu urugo akarubona akabona umubyeyi we n'ubundi umwana yize gukambaka umubyeyi wagendera ku mbago abizi neza akabyirengagiza uko akuze hakabaho nanone n'uwakuze agakurira mu miryango n'ubundi akiga umubyeyi we akamwishyurira amashuri akamwishyurira hose cyangwa se nubwo uwo musore atakomeza amashuri akabona amafaranga yaboneshejwe n'ikindi kintu wa mubyeyi akaza kugira ubumuga nyuma cyangwa se uburwayi nyuma akamwangira bwa burwayi yagize nyuma cyangwa se akamwangira bwa bukene nyine yagize ariko umwana bizi neza yuko iwabo bavutse bafite amafaranga akamarwa nuko yamurihiye amashuri amafaranga akamarwa nuko yamuguriye amakaye yamara kubona kwa dufaranga ntabe yakwibuka bababyeyi bakeneshejwe nuko bamwishyuriye. Yego nibabaho se barahari benshi cyane babaho cyane rero bari abantu ndabagaya cyane sinzi nawe niba hari ikintu wabagayaho wakibabwira kuko ahangaha turi kwigisha abantu gukunda ababyeyi ndetse no kutirengagiza no kutirengagiza umubyeyi wakubyaye no kumupfusha atarapfuye no kwihakana abavandimwe. Iki kiganiro kirimo ibintu byinshi turi kuganiraho kirimo ibintu byinshi none se ngewe rwose nibyo nakubwiraga sinubundi kankubwiye waba uri umusore waba uri umukobwa uko wakena kose buriya niyo waje Kigali sibyo wenda warakize wirengagije mama wawe ariko uyu mwanya ufashe inzira ugataha ubuzima bukunanira ugasanga umubyeyi mu cyaro umubyeyi yakwakira neza cyane n'urugwiro cyane rwose atirengagije ngo hari n'abanga kubahobera none yajya kumuhobera gutyo umubyeyi afite ubwuzu akamuhereza akaboko bigaragara yuko nabwo agakoza mw'intoki gutya sinzi uko nazikozamo gutya agakoza ku tuntu za kwera inkota atampanda kubera amagaragamba atamutema yego babita amabavu kino kiganza uri kwanga gukoraho aricyo cyagubesheje cyaragukarabije cyagusize ubuto cyangwa amavuta y'inka ari amavuta cyaragusigaga amavuta y'inka y'ikimuri yagusiga rwose ariko afite akanyamuneza ibyo byose urabimukorera ukamwirengagiza ariko iyo uburwayi bukuziye cyangwa akagira ikibazo kikuba
umubyeyi wawe burya yita acumura cyangwa nawe ufata intera ya mbere aza kugira ute aza kugusanganira aza kukureba avuga ati umwana wanjye nubwo yanyanze cyangwa atacimvugisha ariko ndacyamukunda nk'uko ninjye wamubyaye. Ikindi hari ababyeyi benshi bagenda bagaragara ku matangazamakuru barega abana babo akavuga ati umwana wanjye namwishyuriye amashuri, umwana wanjye namwishyuriye ibintu byose bishiraho, nagurishije minani byose arabizi, ubu ni gitifu cyangwa se ni runaka, ni musikari runaka, ni kapiteni runaka, atari ko kugezana n'ubu n'imitungo nari ndimo nako nasigaranye yakankuyemo yaranyirukanye. Ati ubu ndi gusembera, ati ubu ngubu, ati ni benshi cyane babivuga. Ugasanga uwo mwana koko ari kubara gute kurya afata ababyeyi be bamwishyuriye amashuri, ariko yamara kuba icyo ari cyo yakigizwe n'umubyeyi. Nushaka kuba ufite amashuri angana iki, nushaka kuba umeze gute, nushaka kuba miliyoneri, icyo uri cyo wakigizweho n'umubyeyi wakubyaye. None se nibyo nakubwiraga, nta kuntu waba wenda iwanyu hari ukuntu baba bafite ubushobozi buke, mama wakavuga ati uyu mwana ndamubonamo ubwenge n'ubushake, reka ngurishe kariya karima ku munsi yo kwa Damascene hepfo, nkagurisha umwana ajya gukomeza amashuri, umwana akabikarangira abonye buruse. None ibaza umwana avuye mu cyaro ahuye n'uriya mwana w'umukobwa wirirwa avuga ku itangazamakuru uti nta mama ngira, mama wanjye rwose ndamwanga nawe mubonye arutwa n'uwapfuye. None umbwira nk'uwo mwana iyo muri kuganira ukamugira inshuti yakugira iyihe nama? Uri umusore, ni urugero, uri umusore, we wa musore we ugiye kwiga, uri kwiga mu kigo runaka, uri guhura n'umukobwa uvuga ati nge mama ndamwanga, mama aho kugira ngo nkunde mama arutwa n'uwapfuye, umugize n'inshuti. We niye mico azakwigisha wa mukobwa? Uwo mukobwa mbwira ko nazagukundisha umubyeyi wabyaye, kandi we wirengagije yuko waje kwiga mama wagurishije agasambu ko hepfo kwa Damascene. Avuga ati agasambu nari mfite kari kuzajya kandengera ndugahinga nk'ibishyimbo n'ibijumba, reka nkwitangire nkagurishe, wenda uziga ugira akamaro, ugira icyo ndenge. Aho kujya kwiga icyongereza n'igifaransa n'iki, uri kwiga kwanga umubyeyi, bari kukwigisha undi mukobwa ari kukwigisha kwanga umubyeyi, nicyo bintu ari kukwinjizamo. Ngaya mboneraho no kugaya urubyiruko ruri kwishora mu bintu tutazi. Ibaze kwisanga uri umusore mwiza, ufite ubwanwa, uragaragara neza, ejo ugaragaye mu itangazamakuru ngo wa musore ngo kwa ntuza kwa runaka ngo yabaye umutinganyi. Ibintu bikorwa n'ingurube, ibintu bikorwa n'inka, ibintu bikorwa n'imbwa, ariko umuntu ugasanga nawe yabigezeho. Uziko nge ibyo bintu nge mbiziho. Ikintu cyonyine nzi cyurira ikintu gihuje igitsina ni ukubona wenda ihene, inka, ingurube, wenda ukabona yuriye ngenzi yayo. Sinari ndabona ahantu umuntu utekereza yurira mugenzi we bahuje igitsina, ugasanga umuntu yarize yaramenuje, yize no hanze, ngo arashaka gushyingiranwa n'umuhungu mugenzi we. Cyakora reka nkubwire, mbibutsa yuko imbere ya Ogera TV, ikinyamakuru Ogera TV, ndi kumwe na murumuna wa Gitaf. Niwe turi kuganira rero, twahuye, muramubona umusore watugejeho ibiganiro bitandukanye, aracyatuganiriza, ariko mboneraho kugaya abantu koko bateye nk'abo ngabo mwigaye, mw'abanyeshuri mw'abantu mwe mufite amafaranga cyangwa se mwayabonye, ubasha kuba wabona umubyeyi wawe ngo nuko wavuye mu cyaro yaracitse akaguru, waravuye mu cyaro ntakaba kagira, waravuye mu cyaro ijisho ritariho ariko bizi neza, wamara kubona amafaranga ukumva abagenzi bawe bavuga ati tujye gusura ababyeyi bawe, ukumva kutabasura kubera iyo mpamvu. Ntabwo ari byiza. Umubyeyi wawe ni umubyeyi, icyo uri cyo niwe wakikugejejeho. Reka twongere tugaruke kuri umuntu wa Gitaf. Umuntu wa Gitaf, ese wowe aho ugereye aha ngaha utiriwe urebera kuri mukuru wawe Gitaf, we wumva umubyeyi wawe umufata gute, cyangwa se bari abana ubereye se wabo ari bo bana ba Gitaf ubafata ute, cyangwa wumva umuryango wawe? Sawa, murakoze. Ngewe kugeza uyu mwanya ikintu numva, ngewe bitewe n'ahantu ngeze cyangwa n'aho mvuye cyane n'imyaka ngezemo n'iterambere ndi gushaka,
wenda kuba aho ngeze cyangwa aho nsigaje simpazi ngenze aho mvuye. Ubuzima nanyuzemo ndabuzi, umubyeyi wambyaye ndamuzi nawe ubuzima arimo cyangwa se yaciyemo. Nta mpamvu rero nta kintu ndi kumva cyatuma njya hariya ku itangazamakuru cyangwa njye mu bandi bantu mu rubyiruko rugenzi rwanjye mvuga ati mama ndamwanze ndamwihakanye. Oya, nimba Garafure yarabashije kugenda akabyara abana akababyara, wenda tubyita mu cyaro ngo tubyita ngo ni ibinyendaro, ngo hari abakobwa babyara ariko usanga babita ngo babyaye abana b'ibinyendaro, ariko abari kubasesereza. Kuriya rero ni imvugo nyandagazi. Ntabwo ariko tubyita. Mama nimba afite umwuzukuru nanjye mufata nka murumuna wanjye, nimba hari icyo mbonye sinaba naguze irindazi cyangwa naguze igisheke mvuge ngo ndakira ako gasozi ndakizana ngisangire n'abana ba Garafure, nk'uko nimba yagize ubushobozi bwo kubabyara ntabarere, nanjye nka murumuna we ntabareze cyangwa mbiteho nambaye nkawe. Urumva ntawe twaba dutaniye. Urumva rero umubyeyi yabyaye abana 5 cyangwa 6 havamo igisambo, akavamo umusambanyi, akavamo umwicanyi n'umurozi, akavamo n'umwana muzima, akavamo bazima. Ubwo rero muri abo ngabo Garafure afite aho yavuye, ariko njyewe ntago ndi kugendera muri se zimwe nawe. Ngomba kubana n'umubyeyi nkamufasha mu byo nshoboye, nagira naho ngera, nta mpamvu yo kwihakana umubyeyi. Murakoze cyane, ibintu byiza cyane murumuna wa Jitafu atubwiye. Aragira ati mukuru wanjye Jitafu nubwo abana yabazana mu rugo kwa mama, abana mbafata nka barumuna banjye. Ngira ngo iki kiganiro rero ugikurikiye wakumva ari ikiganiro cyumvikana, ntugafate umwana ngo umwite ikinyendaro. Iyo ni imvugo nyandagazi. Umwana iyo yageze mu rugo yazanywe na mukuru wawe cyangwa se na murumuna wawe uri umukobwa, wakagombye kumwita umwana wawe, kuko umwana aba yageze mu rugo usambira inzuzi asambira zose. Ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao.